Hello guys. Ese nongeye kubasuhuza. Mwiriwe neza. Ese guys, murebe aka kantu gato mwitonze. Ese mwaba mwibaza kuri iyi video ku bantu muyireba nk'ama ads cyangwa se nka ad kuri boro application, mukaba mutarasobanukirwa neza ibyo ari byo. Ni application bita ngo ni cyangwa se speaker cleaning cyangwa se cleaner. Isa gutyo. Ese mwaba mwarayibonye hamwe na hamwe mukibaza ibyo ari byo bikabacanga, cyangwa se wenda mukamuzi ko bari kubapapira. Hari ibyo ntago 100% ari byo, ariko twaje kubereka uburyo ki wacekinga cyangwa se wasuzuma ama sounds cyangwa se microphone yawe, cyangwa se wabasha kuyiregera. Niba ari ukuyiregera, okay, reka mvuge ko ari ukugira gusa nk'uyisubije kuri linye muri makeya, nko kuyiflashinga microphone yawe, cyangwa se kuyitestinga ngo wumve niba itarasaraye, niba yarasaraye ise nk'igizemo ukundi kuntu uyivure, cyangwa se ntivurike, cyangwa se uyivure niyanga umenye ko ubwo nyine yanze ari ukuyisimbuza indi. Dore uburyo bayicekinga ni gute rero. Ya application mwabonye mukayoberwa ibyo ari byo, dore ikimaze. Turayifunguye, bayita speaker cleaner. Niryo jambo kwandika muri ntuze. Iryo jambo kwandika muri Play Store. Birukanse. Nuko ubwo kintu tuzahitamo nko umusanzwe mumenyereye rero, baba duhitishamo English ko nta kinyarwanda kiba kirimo. Barabizi nawe namenye ibintu ukuntu biba bimeze. Tuzaklikaho dite dukanda mu nguni, ntimuzakirikaho kabiri nyabona ngo nibwo birakunda. Ukandaho rimwe uhita ukirika mu nguni. Kindi ugomba gukora, ugomba kuruta wibanda hano hasi. Nta kindi ugomba gukora, ugakanda next paka ugeze ku musozo. Twagiye 1 2 3 4. Ubwo ikintu tugiye gukora ahangaha turakanda okay. Baratubwiye ngo clean tip cyangwa se tip. Muzi dusome type, ubwo nuko nyine nta byongereza tuzi twebwe ntabwo twize. Ubwo nugusetinga, mbese nyine gusetinga maximum ya volume ushaka ukeneye, ukumva ibisubizo bivuyemo. Dukande okay. Then turabanza hambere na ahangaha kuri auto cleaner, hakabamo manual cleaner. No kuvuga ngo nyine auto ni yindi, ni bya bindi biba bisanzwe, nta gihindutse muri make. Naho manual ni nk'hagati. Naho ahangaha kuri vibration nyine ni ukugira vibrate, nayo kuyicekinga. Turihuse nako tuzabigarukaho ubutaha, twaba tugiye muri byinshi. Noneho ariko ntacyo reka tuvireyo rimwe. Ahangaha naho ni ugucekinga vibrate. Ahangaha ubwo iyo urangije byose uhita uza hano kuri test sound, nyine ukumva microphone cyangwa se speaker zawe ziri kuvuga gute. Twagiye mwumve. Hari nanone ushobora kuza ugahita ubihindura ahangaha kuri iyi dashboard. Urabona hano hari medium, ushobora kuza ugakanda ahangaha ukabihindura, ukajya muri high. Ni nka high level. Cyangwa se ugakanda ahangaha ugashira aho ushaka. Ni nka medium, normal, bya bindi nyine bisanzwe. Twihuse tukande start, tubereke ukuntu babisuzuma. Twagiye guys, nyamwabyumvise guys. Rero irani check up cyangwa se ni clean up muri microphone. Bura ntago mwabireba nubwo burabigize ngo iki, aka kantu kavuze cyangwa se kajwigiye. Nubikora uze kwegereza hafi izuru ryawe cyangwa se umubiri wawe, kuntuza kuri mikoro, ahantu hari mikoro, uraza kumva akantu kakayaga. Guys, ibintu biriyo kandi birakora neza cyane. Ubwo batubwiye ngo congratulations, you have successfully cleaned the speaker without cleaning. Nyine twabirangije, byageze neza.
ya ubwo twasubira kuri back to home nyine aho twatangiriye, cyangwa se tugahita dutestinga sound ya biremewe. Reka twere gusubira inyuma, ahubwo reka dutestinge twumve byibuze ndabiri kuvuga bite. Ibi ni ibyanjye, namwe ngo mute mwumve ibyanyu, mwumve niba ari impinduka zirimo. Bahita batuzanira amaudio menshi cyangwa se utuntu two gutestingiraho twinshi, ni test sound nyine nk'uko mubibona hejuru. Ubwo mbere na mbere turi kwihuta guys, ngira ngo mwabyumvise, amantu zaraza adacika. Guys, ibintu ni byiza cyane. Ubwo urumva rero ko ibyo ni ibyanjye, hareba ibyanyu, mwumva ibyanyu nyine. Ngiye ndabona ibintu byagenze neza, kanze mbereke ibyagenze neza nyine. Ngiye yanjye iri kuvuga neza, niba ari yasaraye ubu bigomba guhita ubyumva. Bo then gikurikiye nasiga mberetse, tujye kureba ubu noneho vibrire yo ndikorite, n'uburyo vibrire nyine na cleaning amoto. Twagiye kuri normal cyangwa se tujye muri strong, tujye muri vibrire ikomeye cyane. Guys, ngira ngo murabibona ni kwa kundi congratulations, mugeze neza cyane, mwatsinzwe n'ibintu ngibyo, you have successfully, twabikoze neza. Twe dushaka twasubira inyuma cyangwa se tugatestinga. Rero sound yo ntago turayicekinga kuko yari vibrire n'ibindi. So guys, no rero twarebaga ya application twiba tubona muri ad, cyangwa se tubona bamamaza buri kanya muri video zacu, twibaza ibyo ari byo, cyangwa se tugakutana na cyane basa nk'abari kucyamamaza. Kimaze iki? Yego harimo ibikabyo byabo, ariko akazi kayo ubundi naka ngaka. Vibrire ngira ngo mwumvise ko iri strong kabisa, iri strong kabisa. Guys, rero tuzatubereka n'ibindi. Yari YouTube channel nka Jehima, umukunzi wanjye cyangwa se abakunzi bacu dukunda cyane, tuba dushaka guhereza utuntu twiza, utuntu dushyashya tugezweho kabisa. Ni ukuvuga ngo noneho reka tuzaze dusubira ubutaha, mukore subscribe nyine video izazikurikira, kuko tukotegura indi video imeze neza, imeze neza, cyangwa se tukubashakira nyine bindi bintu bimeze neza. Turi kumwe, video zacu nakagaruka. Murakoze kubihanganye mukora video yatinze, mwihangane mumbabare, kandi mwakoze cyane. Turi kumwe, ciao, bye bye. Subscribe. Stay here.